kuwa mbere ku cyumweru mu kwa mbere kwa 12 asigaye ibindi bizagenda biza. None reka dusome ijambo riri hano mu gitabo cya Yesaya ibice 54 umurongo wa 7. Ubuhanuzi kare mukozi mbaye kuretse akanya gato ariko nzagukoranya ngufitiye imbabazi nyinshi. Amen, haleluya. Kento jambo tugiye kuvuga ngo mbaye kuretse akanya gato, kanya kubitare, kanya kubugara kurungo zakita mu bugara season ni bugara season ni bugara. Imana Isaya bisakaho itari kumwe nawe sikumuririmbye yaririmbye yaravuze ngo rimwe na rimwe ngo Imana ngo zisa gahe itari kumwe n'ubwoko bwayo. Rimwe na rimwe uzubira ngo none tuwize twagira ngo Imana byenda si Imana ya igihe cy'amazuba iyo cyageze abantu bazavuga ngo ariko wazasenya sengaga singira Imana baramushuje kubera Imana itanga ariko ni igihe cy'ubugara iyo season iba mu Imana hasi kugara hejuru full. Iyo season y'ubugara y'ubutare Imana izamibamo ikaritiku space kapo ibirimo neza. Imana tizira ku muntu wayo ngo kubera ko ari mu butare aho yagiye kabisa izibiri kumwe nawe kandi keme ukakugera ikiza kindangaza mu kutiza yeme tokenje kiza kifumbira kabisa ikemera kabisa ikemera ngo ikemera kabisa umuntu sayima wise twararetse ibintu byose tukareka kanyanga tukareka abakobwa ikemera tukareka kurwana tukareka kubeshya tukareka ibintu byose tukareka ibintu byose byamarika amayemera abo ni Imana izayemera ko ubugaravu igihe cy'amazuba bagendana nabyo. Ukakugira ukuntu umuntu azagenda n'umwivuri muvu uzi ukuntu umuntu azagendana umwivuri muvu uko niko abakunda Imana n'ab'Imana ikunda babana akonga kusasa ugakure ku mutima wawe tukadutekereza ngo nimba hari situation urimo utekereze ngo pshenda ariko imikorera sirisa okay uzamuronka kuri yo uzamubona naje uzabamura mu bimasha hello umaro hari umuntu waje mu mbere ko nabo hari azayikiza ariko ye Mungu ni mwema kabisa. Ukazutekereza ngo wiyumvire muri wewe ngo utekereze ngo byenda ngo Imana ngo ndiri kumwe n'abantu bayo kubera ibihe si ishusho igaragaza ko Imana itari kumwe natwe. Oya ibyo umuririmbyi yaravuze
ngo inyanja nizisuma ngo nibicu bikagira gute ngibyo ngo kwerekana yuko itukura haleluya wewe nubonaga inyanja gazirahinze ukabona ibicu birahinze ukabona umuhengeri uraje ukubisuga tukadutekereza ngo Imana ngo ndikuze umuriri bisharavuze ngo iratuze ngo kandi ndituze gusa ubizina amazina yacu kwa abiri abandi bakagira irayazi neza Imana irazi amazina yawe kandi urabizi uko itarasoma ijambo bya iri mu ijuru ukaba hano ariko irayazi irabishoboye icyo gihe rero uzoba mu mwuka w'intambara ikomeye umwuka ukunyeganyeza umwuka unyeganyeza umugabo umwuka unyeganyeza umugore umwuka unyeganyeza famiye ikanyeganyega neza tukadutekereza ngo wiyumvire ko Imana iri kure cyane kandi Imana izireka ibyo bikakubaho uyikunda neza uyikunda ubundi abantu bagira amasharibu neza n'abantu bakunda Imana neza abantu nubona ukunze Imana cyane uzamugwandika hirya yawe ngo egana amasharibu uzamushiraho tujya tututuhingwa mushwanda cyangwa amasharibu haleluya Bwana sifa Yesaya yavuze ngo mbaye kuretse ngo akanya gato ngo ariko ngo nzagukoranya ngo ingabaze nishe ngo narakurakari urakari ngo bituma kwimama sakanya gato reka kubwire kandi rindi jambo ry'uhanuzi Imana yambwiye ngo nkubwire ibibazo ufite uyu munsi bwira umuntu muri cyane mubwire ngo nakanya gato ni Imana yambwiye ngo babwire igihe cy'amasomo ngo kigiye kurangira igihe cy'amajaribu kigiye kwigirayo tazoshira yose ariko hari season igiye guhindura hari patch Imana igiye guhindura haleluya Imana igiye kugusetsa Imana yemeye imvura kwigwa mu rugo rwawe nuko Imana yambwiye ngo mbabwire sinzi umuntu birashoboka ko ari umuntu Bibiri ziba mu ijambo ry'Imana ngo tiza rivugirwa gupfuza niba atari abantu babiri cyangwa batatu ariko ari umuntu bifata hari umuntu Imana yashatse ko iyi message ni y'amateraniro ariko hari umuntu kuna mtu Mungu atamgea ariko ko ndasaba Imana ubabeje ariko reka nisabe nawe abayoboye mu izina rya Yesu Imana igusure Imana ikwemeze neza ibintu waru situation wari urimo birangiranye n'uyu mwaka wa 2025 nakanya gato sinzi ukwezi sinzi umunsi sinzi saa ariko ariko Imana igiye gukora gisho mu buzima bwawe haleluya nasifiwe mbaye kuretse akati ariko wibuke ko Yesu umunsi Yesu bamufata mu gashamba k'Getsemane baramujanye bamukubita mukubita mufura n'ubwana ngo baramujana bamucaza ku ikombe bari mukuraho bamujana ku byakabiri bari mukuraho baramujana bamucishije ku batware babacamanza bakomeye babaje kumucisha kwa Pilato barahava bamujana kwa Kayafa barahava bamujana niba kwande wundi kwa Herode niho yavuze ati njyewe nabuze icyaha nabuze ikintu na kimwe ariko kubera kuko nabonye muri mwafari mureke mukubita kugira ngo ndebe ko mumererwa neza ariko rero nababaza bakase none hano hari umunsi wo gufungura umuntu kandi hari umujura hakaba n'uyu mugabo uza guhita umwami w'abayuda none mumbire mbabohorere nde abantu bose bama bavuga ngo ubohore Baraba uzubagirira nabi uzubica cyane ngo uyu mugabo umwice
ngo kandi umva ijambo rikomeye uzorisubire riri muri Matayo na Luka ngo kandi ngo amaraso yiwe ngo azatume ngo twebwe n'abana bacu. Iryo jambo ni ryiza cyane abayumva bavuze. Niyo mpamvu n'ubu ndagira ngo Israel gikomeye. Ari amaraso y'abantu nibo bari bazi ngo kumutanye ariko yari amaraso agomba kubaho n'abana bacu. Amaraso ya Yesu akubeho wowe n'uruzaro rwawe. Haleluya! Wanasifiwa hivyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Mufishana ngo baramuzamukana ngo bamushana ngo inyabihanga ngo abantu bagaza bahamba abantu kandi abantu bagaza bahambwa bagaza babahambwa aho hantu bari abantu bari sisi biramugezwa ngo sisi muri Kongo no habiyo badamagira ukikarite yawe bakamabo yanditse mu cyo ko bayisisi ngo yete ukafu ibyo cyane nagiye umufiya muri Kongo ngo bayisisi bicara hari uzuga amakarite yose ukagira amakarite ukagira ikarite yawe ukagira n'ibindi byangombwa kuranga byose bakamavuga ngo no kuzuza ibyangombwa naho ubayisisi kuko ntaba niko dufite ibintu byose cyarahari habagaza bahajana abantu bari sisi abantu badasobanutse ngo bahajana Yesu w'i Nazareti bamushana n'abahungu babiri bari Krishna ngo barabashana bamaze kugeza Nyabihanga ngo umwe bamubambanga iburyo undi umva ijambo ryatangaje kumana na Yesu ni Imana nibyo shamushaka kubabwira hanyuma tugatambuka ikintu cyatangaje kumana na Yesu. Murabizi ko Yesu ari umuremyi w'isi n'ijuru. Bibiri Kiswahili izimita ngo ni fundi stati siko ya umukozi w'umuhanga mbere na mbere. Bibiri zango mbere na mbere hariho ukandi ijambo ngo yahoranye n'Imana bari yafana ba friend mzee na mtoto baba mwishuru ngo ibintu byose ngo bisharemwe n'uwo jambo ni Yesu Kristo. Bibiri yambwiye ngo maze kugera wa musi yari ya Igorigota niko Bibiri yambwiye. Haleluya, haleluya. No uwo muka w'urufu ukomeye uzorera n'umuntu wapfuye ni gikomeye aba no mu rugo rwafushije umuntu uzamusha uzubura kukubwira umuntu wafushije uzushuka namubwira mubwire ngo komeye nubonoga kubera kuri ibintu muvugishwa mu kamubwira ngo ihangane bwandika ibintu byose bizaba kubandi bantu yewe no kubura kumubwira gusa kugira ngo nuko nawo mukanya gato hicaye hafi nukuri n'igikombe kitanakihanganira none utekereza ko kukubwira ngo mukanya turakwisha mukanya uracika bakabikwereka ndetse n'urupfu rubi ko guteseka. Noneho ageze wa musi yari Igorigota ngo abone ibintu birakomeye avuga ijambo rivuga ngo Eloi lama saba kita abiri Imana ngo wamana ngo se ngo niki naratangaye sinarizi ko Imana yoreka Yesu kandi Yesu ririya jambo yavuze yari se yari yagize ubwoba ririya jambo kidofuga umuntu utagize ubwoba ririya ni jambo ry'umuntu ukera wamaze kubona igikombe cy'urupfu ni jambo rivuga umuntu tayari uri muri situasi itameze neza ariko Imana ya Israeli ngo yahise ibona uwo mwuka uri kuri Yesu ngo yitimitaza ngo irangize ngo yerekerayo. Imana irashobora kwerekerayo mu kibazo cyawe. Niyo mpamvu Yesaya yavuze ngo mbaye kuretse akanya gato Imana yo kureka n'ukuri Imana yo kureka Imana niba yararetse Yesu avuga ngo Eloi umwana w'ikinege avuga ngo Eloi lama sabakita kwa nini umeniacha kubera ko undeka ngiye gupfa. Haleluya, haleluya. Imana iramureka kandi ntiyamureka gusa iramureka arapfa. Imana ntihutira Ikaguchikinde vika
bishobotse ubwo nibwo Imana ivuga ndihutira irakereva ikora ku mwanya wayo haleluya igasubiza ageze haleluya haleluya ariko Imana yakoraza mweba muko mutaza amakuru ya Lazaro kuri Lazaro yashuti ya Yesu bidasubirwa mu kazi musiko abayuda batakunda Yesu pipi umuntu wamukunda gusa ni Lazaro nabashikira witwa Marita witwa nde Maria bwira abantu witwa Timubire ukanda hamwe zakera abwira abantu yatumye era ko ugende mu mubwire mbira arati kwa Lazaro kwaje ngo siyo kumuje ikintu cyatangaje gikomeye ngo arangize nazo yamaze baraza ngalo ngati yaraye gapfuye nimba mugende yamama ndi misi ine yamwe kuita ine ka telefone ba Petero barangati ngo mara mabwira ba Petero ngo bagende baje kwa Yesu ngo baje kwa mama ko baraza Petero wewe ejo muri cyaje bakakubwira ko Lazaro agwa nigute wamucece kutera ikirida muryiyo no karapfa twagenda kukiriyo kabandi umunsi wo gusibuka uko turagashakoshi ngo tugende ngo bagenda bakwega Yesu yamababwira ngo ngunyize ngo nubwo yo baragize yarafu haleluya ikibazo cyawe mukuri ntabwo kirapfa ikibazo ufite ntabwo kiragera mu rwego Yesu yovuga ngo nanje birarangiye zarangiye kuri wewe kandi reka kubwire niyo mpamvu Imana yambwiye ngo kubwire ngo ni ukuri inakanya gato haleluya haleluya Imana igiye kubikora badapere iraje bigenze neza ayi hindura ibyanze guhinduka iraje bigenze neza hindura ibyanze guhinduka haleluya iraje kuri Imana iraje kubikora kandi kuba ari yabivuze kandi hari ikintu Imana igiye gukora muri aya materaniro haleluya Yesu ngo yarashizemo ngo se mbwiye ngo niye mwamuhambye ngo ashitse ngo bagihagukana abantu ngo imbaga nyamwinshi ngo Yesu ari ngo amava ngo nibe murebe kumubwira mukunda kandi ngo bagihura na Marita yamamubwira ngo yamaye kwa Yesu agiserwa ngo hepfo umunsi wo gukurikira ngo babone Yesu baraje yamaza ningo kumubwira ati ubasha gusa yamubwira ngo uje kuba ubundi kuko twari kwigusa reka kubwira ngo nubwo wiguze Yesu ndakurahiye ndi imbere y'Imana ntabazo guhemukira ndakurahiye ndi imbere y'Imana haleluya Yesu bashikira mama ngo tugende ngo muje kunereka ahantu mwamuhambye ngo baramanukana ngo bashitse ahantu bamuhambye ngo Yesu abwira abantu bari barango ni mukure y'igita ngo bagikuraho ngo amare kugikuraho yamamuhamagara ngo raza kandi Lazaro ngo namwitaba kakujya ku muntu wari wiryamishije yifukira ishuka gusa ariko abu ngo yamambira ngo karana inshuti babwira abantu ninde wamuzingazinga ngaye mashuka ati aba bagabo babiri nibo bari bamushanye mu kumva bamuzinga kuzakuma abamushize mu mashuka bayamure wamamuzinguramo abwira Maria na Marita ngo imujana na musaza wanyu natwe araho tugeze hariya mu bitaro wajarika muri ko no muri Mateo no muri Mariko baravuga ngo nukuri wese Lazaro yasutse haleluya Yesu agiye kubikora ndakurahiye Yesu ari kidaje gukora ku buzima ugatatereranye Marita na Maria ndakurahiye ntagaza guterera haleluya haleluya cyangwa nabwiye abantu ngo uyu muzinga
rusengero ku cyumweru giye gusenga kino gitabo sinza gitara inzafa kugaruka ngiye kubutaho kaje kubita mu modoka mu murika buri munsi ngo gusura kisa kamabona n'amashi je mukona n'amashi none kagenda neza kwezi tukubona ko ndi navari none mureka tubwire siko twavariye ariko kumakutwi hareka kumakutwi kunda niyaraje haleluya haleluya ukurege isusu kurisha abanyamahanga bana sifiwe haleluya twara mashisha ejo muri aragambo hari kama kikubana umukobwa w'umuzungu afite ifaranga kumwe n'amazu n'amayitaje kandi uyu mukecuru bakera ngo bakora patanye kugera baba bakoze urukwe kaga ngo bamakandika y'ibintu byose harimo kwamagenda meze nk'inkoko bakushije ukagenda none yasakabona se twebwe ngo amari utwo cyangwa tukamuvugisha ngo akaba kuvuga ngo ngwiki hako twaramashije kuko dusubiza n'izina rye haleluya ukifirera twamaze gufata urugendo rwo kuja mu ijuru tagazoturika acha tuteseke ulimwengu tutese watu simange watu nene mabaya hatutautupa ujasiri wetu tutaendelea kumfuata Yesu acha tuteseke watu simange watu nene mabaya hatutautupa ujasiri wetu tunaendelea kumfuata Yesu haleluya atukuzwe umusume mo Yesu yarafite conference big conference ngo satana yizamu satani ngo maza muri conference yameje rakonte bimbe none ngo imana ngo yamumubwira tuse naba bari muri conference mundi bari bamubonye kandi imana niyo ifite gahunda yo kubwiriza avuga ati yamumubwira ngo se waje kurota urabizi kugira gasubira uza bushira hejuru naraguhamira kukuye mu ijuru nike cyakoze muri conference yama avuga ati nikakazi kanje ko kuyerera abizi ko bizereza ariko kuzaga amaterano namenye ko ari nta materaniro satana tozaba habe nuko abayumva bose bakwereka amateraniro imana yari irimo satana kayazama tukazuvuga ngo tugiye kwirukana mu satani ni uzuvuga ko tugiye gufata kirere gusa tunezere bana kwirukana satani ntaza yirukana ni nyuka kandi mwuka cyo kwirukana cyo kwirukana umuyaga haleluya imana yabibira satani ngo senguza umugabo uba iriya kwisi umukozi waje witwa yo yamubwira ngo iyo topic reka tubaze tuganire niko satani yaguye imana ngo katubaze tukende kuri iyo topic mbere kubwiriza abantu bindi ndamuzi kandi jewe utafiti nugucunguza kwa uchunguzi jewe nzamona atari umukristo nzande bakutakabona ndamukunda ukuvuga munemereye aho izo nzo satana nakora azabwira imana ngo unemereye yamara imana akabivuga ngo okay go noneho gatugahura n'amashitani ariko tuhagarare kwe haleluya acha tuteseke ulimwengu tutese watu simange watu nene mabaya hatutautupa ujasiri wetu tutaendelea kumfuata Yesu haleluya bana sifiwe tukuzwe yamimubwira umbinda ngobe uzishira ku ruhande numara umve n'abana bari mu ya grafere wabo ejo bundi baza uzuko satana zamenye gahunda dufite icyumweru ni kwezi yamimubwira ngo ejo bundi baza bafite ngo anniversaire y'umwe muri kandi bazayikorera mwanaka unemerere uzovuga kwa kundi inkunde kwica naje kwica no gusenya no kurimba ureke uzobwira inzibagweho uzobwira inzibagweho nimara mbwira inka zinyagwe n'intama zinyagwe n'ihene zinyagwe numara sivyo gusa
ube nkuzingiriza nayo ube nkuzingiriza nayo numara kuzingiriza yo mucoke mubage imituri turebe mukwa kumubaga ko bikunda ko so kuvuga kuri Imana yamamubwira ngo izo tose ndabikwemereye kwemereye nuko iyo ugomba kumubaga yego ariko icyo kwimye gusa kwimye umutima we aho ni Imana izi yego haleluya ayekure sakanya abaza nikazira ibintu byose zamabigenda abantu ngo bari mwagarafu no kumbega yo mundabizi ikiganiro cyaberi no kumba Imana iyo icyatumye yemera iko bintu bayifanya ubishi yabwiye Satani aramubwira ngo nukuri nta kintu cyotuma nakavaho ndamuzi kwa kuri reka bwira mugenzi wangu ngo nukuri Imana iza abantu bayikunda neza nukuri Imana izi suri umubwire ngo nukuri Imana iza abantu bari serious mucyongereza niho yumva neza mubwira suri umubwire yewe umubwira ngo nukuri Bibiri zivuga ngo Imana ngwizi ndama zanje ngo nazo ngo zirazi ngo kandi zizijwi cyane bwira mugenzi wawe nicara umubwira ngo nukuri Imana iza abantu bari serious bayikunda neza subira umubwira ngo nimba utari serious kuko azawirwa wirusha Imana turi kumwe nawe subira umubwira umuntu umwe cyane umubwira ubukristo bwawe ugomba kugera mu rwego Imana ikwirata Imana igomba kukwirata ugomba kugera ubukristo mu buryo Imana izoze kuvuga mu magambo Bwana sifiwe umva kama nikidari papa ugomba kugira ubukristo mu buryo Imana izoze kuvuga mu magambo ikavuga ngo ngira umugabo ubwo ni bwo bukristo mu buryo Imana ikwirata mu bandi bantu mu buryo Imana ikwirata mu bizima bine haleluya mu buryo Imana ikwirata mu bamarayika ba Gabriel mu buryo Imana ikwirata mu bamarayika ba Mikael ndetse n'abasaza 20 naba ikavuga ngo nukuri mfite umugabo haleluya Satani yaza ikamubwira ngo hakika ni mtu birangiza ngo byose birabimuha reka mbabwire ikintu kimwe gusa cyamubayeho cyantangaje yobo ngararwara ngo akazayishimisha n'urusha yarwaye bishute ngo ruhe aragenda urujo n'inkono baza bayikata igice ngo akazayishimisha gutya kandi urujo ruba rucyaye kaza ahantu bamucya amashira kamazamuka umukombo waje kazagira utamashira ngo ufata mukusha bikomere hagarara ngo yagiraga abahungu batatu n'inshuti ziwe witwa Birudadi na Zofari na Elifasi bari bariganye baramubwira ngo nukuri ngo Imana ngo itazikiranirwa ngo iba mu ijuru ngo tuyogirira umuntu wayo gutya ngo ikintu kimwe tukubwiye cyo tukubwiye ukuri ntabwo uri umukristo iyo uje kuba umukristo iki kintu kiba cyakubaye niyo mushaka kubaganiriza haleluya iyo uje kuba umukristo niba yavuze ngo henga nipime ku mizani ngo ndebe niba kiri umukristo bazana umuzani bazapimisha ubukristo ngo arahagara bagihagarara umukuku wa mirongo ijana umukuku wa muvuga ngo uri bien uratikinze mu Kristo ngo arangize yamagira confidence yamabwira Imana ndico kunzanira saa 6 tutaburana nawe tukaja muri koze Imana yamimumva akiri kumuzani yamimubwira ngo ugende witegure wambare neza ejo tuzoba turi muri koze nawe ariko mbere ko tuburana ngo ngimubaza ibibazo 60 ngo abura nakimwe reka mabere kimwe yaramubwiye kimwe gusa yamubwiye hanyuma ndeke nyuma tuje mu bindi yaramubwiye ngo shere yaramubwiye ngo sini yitaguye iba yagiye niko yamubwiye nimwe muza mubika wa tunahiba twatubona ibuye kera yamamaza ibindi 59 ngo arangize wowe nyine amavuga ngo nagaza kumvisha amatwi none ndakwibona haleluya niko yamubwiye
umugore ngo yamaze yahuye n'ibintu baramubwira ngo ntibishoboka nubwo biriya bizame byose uciye mbibonye murabo Imana yarayibashije kira kuri ducanga icenga rero aho bigeze nabara abashuti babo baze bakubwiye ariko urashaka ufite kurana guhagarara ku minzani baraye bakubwiye ibintu ugiye ku munzani ibi bintu by'imizani by'ukurisura teka ngwarandira tinone n'Imana igukurinzira ku murimo kira gupoza amakeso mwariganye kira gupoza amakeso murakora niba mukorana kubera kutayamenya yenda reka ngo inama sheri tukimana twebwe twibukire tugira indi gahunda yacu tubabazane tukimana twiganye yobu yamavuga ngo navuye mu nda ya mama ngo nambaye ubusa ngo kandi haleluya ngo zasubira mu nda y'isi atato namba ngibintu byose narifi wereye kubana ntabo nazanye dushakana nawe umubiri nasanze mufite sinje wawihaye aba ziriyanka ntazo mama yamzaye shenye ntiyamzanyanyira imasa byinka n'inka z'amariza n'izindi zazerera n'intama n'indogo navutse jenyine naje nagushatse gusa none ga navuye mu nda mama kandi ndamazu narifite baje kumfuka mu duhuzo ariko ndatu naje ndi gutyo none ga ngusubirayo gutyo tubane cyangwa tubane izina ry'Imana rihabwe. Haleluya. Bwira mugenzi wa mwicaranye ngo Imana bayikuretse akanya gato. Subira umubwire ngumva nguko byagenze kwa Yobu. Subira umubwire ngo nimba basaza babagabo baza bashumbusha undi muvandimwe wabo ngo Imana niyo ya mbere gushumbusha uwize mubwire gutyo nimba abanyamurenga baza bashumbusha Imana niyo ya mbere. Bwira mugenzi wawe mwicaranye umubwire ngo Imana yayikuretse akanya gato. Ngizagukorana n'igufigira imbabazi uri kibebe cy'Imana uri inshuti y'Imana uri amaraso y'Imana. Imana yagiye kurema Adamu ngo yamimurema mu shusho yayo kandi turabuzukuru bayo. Bwira ngo umuntu mwicaranye mubwire ngo ndasa n'Imana. Reka kumubwira gutyo mubwira ngo ndasa na papa kandi papa si ubyuzi n'Imana kuko uriya uza wita so ntabwo ari so n'umurezi wawe isoni Bibiri zivuga kubera ko Bibiri isanze kugundi so izavuga ngo mushaka gusenga muzavuga ngo data wa twese ngo ni wowe watubsha ngo twari muri we mbere na mbere sitaraba kerakoze umuntu yarije isi ijuru bitari by'abantu umuntu yari mu mugambi w'Imana kandi byishimo byaruko zabana. Bwira umuntu mwicaranye ngo ababyeyi banje n'abarezi dufite data umwe twembi nabo kumusanga Yesu ababyeyi bawe kumusanga Yesu ababyeyi bawe kumusanga Yesu ufite imbere y'Imana Israel ababyeyi bawe so nanyo kumusanga Yesu nabo n'abana biri. Haleluya kandi isora gukunda bwira mugenzi wangu cyane. Nuba nikintu musadahaye umwana ukamenya ko atebije cyangwa ukamenya ko akibitse kugira ngo azakimuhe muri season nziza. Iyo umwana aririra igikoma twabaye muri Kongo ntabwo azamaki muhakigisuka muri telemusi azabaga agafata ibikombe bibiri kimwe cy'umutuku cya plastique n'ikindi cy'umukara no ikibazo gakibamoka ni kugira ngo igikoma gikore kizagitinda guhora uzukigira gutyo wowe ugenda unahuha ujya mwanya wo kugihoza ni wo mwanya uba mu bibazo bitera ubwoba azaya makubita gutya utugereka n'amakubita ku rupande ngo mama bigiko nawe kugira ngo igikoma kize guhora ataguma kwisheganya kikanamumenekaho ukamukutagara kagashuza umukubitaza yamarira akazamayigara none akavuga iwe mu mutima kubera ko ubwenge bwe burasha rugabana akabafata mama aranyanga. Niyo season turi hari ibintu Imana ikiyiduhoreza itoduha bishusha niyo season turi ubona rero Imana itaragusubiza uzumenya ko iri kuguhoreza kandi izabiguha bihoze ibiguye hari ibintu Imana yaguka yiduha
hari imbere y'Imana narabisukanye narabimenye hari ibintu Imana yoguha ukamufa muzizera hari amafaranga yoguha gusa amafaranga ukazamugena nk'ikoko bakubise izuba ukamugira isukari bya mu gitondo kamasanga isukari yazamutse umutima ugapfa Imana ateze ko haleluya Imana yamubwira Satani iramubwira ati sasa ngiye kugushira mu kibuga nayo ariko ndasha mwigoga Imana mwamevuga ati ndasha mwigoga yamiba kepe reka nkubwize ukuri mu mupira wa uki ntukazugira ubwo Imana niyo kepe kepe niwe ntazagaruza akabumbu amaguru kandi biremewe ntabwo ari bitere yosifura ngo yageze dense yewe kuga hari Imana itazemera hari kubera ko twayikunze hari ibintu Imana itazemera ko biba ku buzima bwawe Bibiliya ngo kubera yuko wankunze akaramata ngo nico kirangira uti ngo nico nzagukiriza mbira mugenzi wawe ngo bigiye kuza kandi umusheganye uyu mwaka naje kukuza haleluya bana sefiwa uyu mwaka bigomba kugira ute bigomba kuza nibyo neza haleluya uyu mwaka bigomba gutuma abantu bakamenya ko uri umugaragu w'Imana haleluya ikibuga no nuko tukirira mukibuga abandi bakiniyemo kandi safari zanesheje zitwaye neza kibuga haleluya hari abahungu batatu uwitwa Zofari uwitwa Anania Saduraka na Meshake na Bedenego bagaza bitananiye na Meshayeli na umunsi umwe ngigihugu cyose ngo bama bapfukama bose bamaramya mu kingirwamana mu mwami yashinze abo bahungu basigara ngo bahagaze ngo baraza barabegera protokole z'umwami zarababwira ngo nimwe mwabyitumye kutaramya Imana dukorera baravuga ati ngo bagiye rero gukomeza umuriro babate bababwirisha birisha baramute peti ko muraki iki gihugu cy'Ababuloni mwaje ntabwo ari wawe rero umuriro bagiye gukomeza bavuze ko hari abahungu b'abahanga gukomeza kandi bavuze ko bawuzamura muri levels zirindwi ngo barawegeza inshuro zingahe zirindwi hanyuma ngo babateme umva umwami ngo ruharaza arababwira ngo se ngo Imana mukorera ifite imbaraga zo kubakura mu maboko yawe ifite imbaraga zo kubakura muri uyu muriro umva ijambo Saduraka na Meshake na Bedenego babwiye umwami baramubwira ngo Imana dukorera ngibasha kudukura mu itanura ry'umuriro umva ijambo rikomeye kunda aho ngaho aravuga ngo n'ubitobikora bwira mugenzi wawe mwicaranye umubwire ngo kudakora kw'Imana si igisobanuro yuko tutabanye neza haleluya ubwo Imana itobikora ntacyo tuma tugusubiza iryo jambo ngo Imana dukorere ngo ibasha kubikora ngo ariko nubwo itobikora ngo tuzoguma tuyiramo kuko uzi ko Imana rimwe na rimwe izireka gukora kuko impamvu zayo nabo bano bahungu ngo bari babizi ngo irashobora kubikora cyangwa ntibikora ariko twebwe tunaendelea ngo barabafata bama bajugunya mu itanura ry'umuriro ngo kandi bahambiriye amaboko inyuma wahamabisha aresha ariko ishamurira noneho ga Saduraka birasha turasha Bedenego yamangu ati jewe kera niko ndabona imigozi nihiye imigozi nahiye na undi nawe tumaje imigozi yahiye
ndabura shoferi musana shoferi kwimana ngo yimukiriza kuri mwe mbeshake gutya ngo akumva ngo habe n'umwotsi ntahumura uretse umutwe muti bari kuba bahumura n'umwotsi ngo bama baguma baratembera ngo umuriro igitaramo gucama gikomereza ngo guca mu gitondo ngo mwamaza kureba ko batahiye ngo arungurutse ngo abona ngo abahungu bari ngo abona batatu barya yataye ngo abona ngo n'uwakane ngo asa n'umwana w'intama w'Imana reka nkubwire Imana ntiyo kureka haleluya haleluya bitabo cy'amatayo hazavuga ngo Emmanuel ngo birasobanura ngo n'Imana iri kumwe na igendana na ivugana na irarana na ibyukana na niba uzarira kukugonga ukaduruva ngo koma shitani uzo ngo Emmanuel igisobanura ngo n'Imana iri kumwe na tukane tugonga Imana tibaza bagonga Imana reka mbabwira akantu ko muri Kongo kantangaje tuririya mucaro iriya mucaro twagaza tugenda tukara gutorera makaka twashikamo kaka kaducira imigani umunsi wegeze ko ducira umugani atubwira ngo umwana wari waragiye kurera ngo wege kurera mu gihugu cyakure kandi uzatangira kwicuruza utangiye no kuzina ngo ashitse ngo uce ngo arataha ngo ashitse mu nzira umaze kumufata ngo umujana hejuru baranje waje yararyamye ngo kwitako ngo haruhe neza ngo gire gikomeri ngo akazahirwa ririmba amaze akaririmba ku karimbo ngo agazaririmba umuntu akamuvuga ubwoba kuko aba mugishuye noneho bakaririmba ukavuga ati sinabagisha ubwo ukamona cyagisusekere gutwara noneho hari ijambo bagaza bakoresha ryatangaje noneho bagahagarara hanze bakakubwira ibintu ugeze nawe ukazugenda bavuga ngo akamukamuge mo kurikira cyane mwawe nkabaceceka kuvuga ngo ugeze akama yambike ngo ariko mwavuga ngo ugeze hano ugeze hano kubera yuko cyamufishwe cyane kamurukereke gakata hirya y'igiti cy'ituza umushuki ugeze hano mwawe nkabaceceka reka kubwire mwene data Imana kiraguhamagara ngo sugeze ikintu ugomba kuvuga usoma kuvuga ngo ngeze mbere y'amajari neza cyane kamari kujana wamara gushika mwana wawe mugaze ukamwamara ngo hano nashitse ukamukinguruka urugi tweta kare yaganaga kwari gushika mu waraza gusikira kwa butaye baceceka bumva tuwamirisha wayeshe reka kubwire uzuko mubwira Imana ngo ngeze usubira Imana hugeze n'ibyo yakuretse hari ijwi ryayo ryarivuga nibyo yambwiye kukubwira Imana ibayikuretse akanya gato haleluya haleluya reka mbahe message yanditse hanyuma dusoze mbahe message yanditse ubuhanuzi tubupfundikire neza ijambo Imana yanshijya paye riri muri Isaya 60 umurongo wa 15 hanyuma dusenge dusoze turasoma gusa gloire de la confarama yasika fezali banda nyakati yoza antokili maya virideni ankuruma yetanda me izaila muma yasika etayo wanda la milakili melefea sondai la miasa su ankilimeya vailas meke wanda ni ankuruma ifea sobe la mamba ya kirima ya sise waila milada ikuruma yasikiti tele banda nyakati ya obandi la pia lo verideni la constrimi liveas imbaraga z'Uwiteka Imana yacu zigaza muri amatera Imana itugirire neza itwite kandi dusubize uyu mugoroba tubone kugira neza ku mwana uyu mugoroba Imana idusubize Imana itwicazanye idushire ahandi yarashize itukuriro de bari haleluya haleluya
twazanye n'abategetsi mu izina rya Yesu. Umva gaeso nubwo waretswe ukangwa. Hari abantu bakwanze, reka nukuri hari abantu bahagarara nukuri hari abantu basakwanze kandi nkubwiza ukuri ntabwo bakwanze none babanje banga nyoko bama bavuga ngo tazoshaka kuguca nyoko yamashaka kandi batungurwa ni satani ngo guca nyoko satani yavuga ngo nyoko tazozana ngo guca zarabajya bamuna barako ngo guca ntabwo kubera ko satani akwanga aravuga ngo nyoko agitwita cyane ngo ngirandanye kwa Yesu ngo buce araja amaze kuzara nyoko satani yamavuga ngo uzopfa utaraja mu ishuri. Imana irakurinda cyangwa muziko, Imana irakurinda cyangwa ku giti urakura uja ku ishuri. Satani yamavuga ngo nubwo agiye ku ishuri tazo yarangiza uri kurangiza primaire. Satani yamavuga ngo nano niwe nubwo wubatse wewe ariko tazubaka. Satani ni kwaza vuga none warubatse nukuba mu satani ngiga abantu bakwanga ariko bakwanze kuva kera. Babanje kwanga nyoko. Bibiri zivuga mu gitabo cya Ezekiyeli ngo kavukire yangu umunsi wavutseho ngo nta muntu wigeze akorebana imbabazi. Mu gitabo cya Ezekiyeli ngo ntibigeze banagushira mu mutwahi twimpisha ngo ku munsi wavutseho ngo ntibakushabuye ngo banakuhagira bagukure amaraso ngo ku munsi wavutseho ngo ntibigeze bagusiga kamore nta mavuta y'abana y'impisha bagusize ngo ku munsi wavutseho ngo waragawaga barakwanze ngo baguta ku musozi. Bibiri zivuga ngo Imana ikunyuzeho ngibona wigaragura mu ivatanya irakubwira ngo baho. Reka nkubwire mwene data Imana kiravugana nawe ngo baho. Haleluya kandi ntabwo yo kubera ko abantu babishaka uriyo kubera papa sima. Kuna lengo la Mungu kwa kuishi kwako. Ngatuge kuvuga ngo Mungu barakwanza. Tangira neza nubwo waretswe ukanga ubwo nuwa sasa uwo murongo wandike ni unabii niyo message Imana yambye ngo kubiri ubundi nabwirisha ariko aho niyo Imana yambye ngo kubiri ugasubira muri Bibiliya ugasubira nubwo waretswe ukangwa ntihabe hari ukunyuramo ntihabe hari umuntu ukunyurizamo ngo akugirire neza zakurutisha ahandi nzakuzamura nguhe ubwiza buhora nzaguha ubwiza nzobanza ngusige n'ibyishimo by'ikundi hanyuma nzokunezezaga nagushubije ibyishimo by'igihe cyinshi. manuka umurongo somera umurongo wa 16 kandi uzonka amashereka y'abanyamahanga baza witonda ninde wundi usoma Kinyarwanda neza uramufasha mwese nawe tusome ndashaka ngo dukubite gutya. Haleluya 16 baza kwa kitonda yambia kondo dianamize darakiza ibyo niba ibyo vuga shashimukizo udasiba yambie kondo monyataha dianamize ibyo niba vuga ashira umukiza kandi uzonka n'amashereka y'amahanga kandi uzonka amashereka
bine cyangwa bitatu bikomeye biza bigaragaza umwana wose. Cyambere taza kwaragurika, ariko iyo yonse ukamureka konka ugazapfutse. Hari abana baza konka bakarabira nyina akamuzana agatebe ngo mama ndicara nawe babanye. Hano uvuga ku bitameza 3 uya makuye. Umwana wonse neza yari wakazagira isoni zo konka abandi bahari. Ijambo rya mbere taza rwaragurika. Tuno tubara ko sitatu do taza rwaragurika. Ijambo rya kabiri aza kubwenge kushura. Adasubiza uko mwari muyavuze. Umwana wose neza aza kubwenge kushura yagenda. Ijambo rya gatatu amuneze. Imana yavuze ngo ukuri mugiye konka amashereka y'ama, amashereka atandukanye n'amata, amashereka atandukanye na bread, amashereka atandukanye na filiti, amashereka atandukanye n'umutsima, amashereka atandukanye n'inyama. Ushaka kurya ibintu byiza uzonge. Imana yavuze ngiye kubaha ngo kandi ngo muzonka amashereka y'amahanga. Abantu basenze Imana izobaha ibintu biryoshye bisa n'amashereka. Turiya nukubwira ngo ibintu byiza byose babiha. Nubona kuretse akanya gato zakugarukaho. Komeza. Yego. Kandi uzonka amashereka y'amahanga. Uzonka amabere y'abantu. Kandi uzonka amabere y'abantu. Nuko uzamenya yuko njyewe Uwiteka. Nuko uzamenya kuko njyewe Uwiteka n'umukiza wawe. N'umukiza wawe. N'umucunguzi wawe. N'umucunguzi wawe. Umunyambaraga wa Yakobo. Umunyambaraga wa Yakobo. Witegure kugira neza kw'Imana mu rugo rwawe. Witegure kugira neza kw'Imana muri famiye yawe. Witegure kugira neza kw'Imana mu muryango wawe. Witegure igitangaza cy'Imana ku buzima bwawe. Uyu mwaka ubu turi mu kwa kangahe? Ubu turi mu kwa gatatu. Tuzoja kugeza ku Noel. Zogaruka mu kwa gatatu. Kwanza zogaruka mu kwa gatatu n'abandi Imana yagiriye neza. Kandi apana bari bitoro. Binini cyane. Hanyuma tuzoja kugeza kuri Noel. Zogaruka kuri Noel nafikiri. Kuko sinoreka kuza gutarama hano turi kure. Byarangiye nabakunze. Nigaruka. Zogaruka twatuvuga ibitangaza by'Imana. Bifatika. Kubera yuko Imana yadusuye. Tubeka bakina biroko. Abangaraza bako bagiye gukina biroko. Yesu nshuti yanje wese ndakureka. Yesu nshuti yanje wese ndakureka. Kwa muhungu umushitare gaike kuchura papa. Turanga gasimba uko kushira mu rya pendo. Tubeka bagira. Yango inzira cyane kupeza nakuga. Ndasengera ifuzo biba. Ndagusengera kugira ngo witegure kwakira ibintu cy'Imana. Ico ni kindi cya kabiri. Ndasengera ko ngo muri rusange kugira ngo ivemo akavuyo. Zira singambara n'akavuyo. Ivemo akavuyo itwanganuke. Kwe tuitokore. Musana bazatokora umuntu watokora. Bazafata igene n'echo azafata ico asugafata hejuru. Wamaruka katse koro. Kaza kugashinga n'ibintu. Tubayure ko ngo mwizina yaratokora. Iyo utaja kugusanga hano amateraniro no yafashe kandi sinza mfa ubutsi kifa kunezerwa cyose ndi mukubazana ikirere kikemera neza nonoga kujya narashitse ku cyaba muri nijoro sinzi ukuntu bageze none umuriro uratse kuko ne mutabika neza na mamumva neza kari gari yose nishizana umufu namani kumani ndabafite abantu ko muvuga ngo sura mbirize mukana ndabafite ko namani
abantu bari hano
itaje yo kuranya abamarayika hari abamarayika kandi nabo tumaze gukina bari mu gusirikira mu munezero gusirikira n'izina rya Yesu shira papa ndasaba bano bantu bari imbere turi kumwe ibo nimba uwicara yicara cyafuka amafuka abari mu ndaraze yo muhagarare dusengere reka mbanze masengere Imana babere igisubizo nimwicare mwe muri imbere ushaka apfukame udashoboye kwicara afuka pera bano bantu umugisha w'Imana
naje hano Karigari, naje mwivuga butumwa, naje kuba blessing, naje kubaha umugisha, naje kubagura pe umugisha mbasha gusigira bano bantu, abana babo, abagabo babo, abagore babo, nibagabana umugisha w'iki giterane. Icyo wavuze kire ku buzima bw'aba bakozi b'Imana, ndabasabira umugisha, ndisabira umugisha. Uyu mwaka tubone igitangaza cyawe, uyu mwaka tubone ibintu bisha, uyu mwaka dusurwe nawe, uyu mwaka tugendererwe nawe. Ndagushimiye kuzumvise kandi ukabikora. Icubero icyawe no kuganza, dukomere umwami amashyi cyane. Haleluya. Ari tukiri muri position bezalari mayasika osakirime yesileve pima epandi la koroma yasika antolarime lideni la hozari. Reka dusengere icyifuzo cya gahunda y'igiterane. Tubwire Imana itabare Kongo, yitokore. Nimara kwitokora ikize Grand Lac ibiyaga bigaje bikeneye gukira, ariko Kongo iyo yaratokora ikure ari igitotsi kimwe gusa bigomba gukuramo noneho ikabona, kandi urabizi ijisho zari baribona, ariko iyo riri igitotsi ntuzubo bizabinanirana rikicara ririra, niyo ziriya ntambara uzubona n'ukurira noneho n'imisonga. Aro bakakujana ku mugore utagira inenesa akaja kukubayura, aza gukubita mu rurimi akamara uzungurutsa. Imana izungurutsa umutekano, Imana izungurutsa akazi k'akanyayo muri Kongo, itokore igitotsi kirimo. Mana yo kwizerwa no kwirinda, turaguhamagaye mwami Imana yacu, utabare Kongo data, uyibayure mwami Imana yacu. Ibiyaga bikari ubikize birarwana, imyuka y'abadayimoni, imyuka y'abazimu, imyuka y'intambara, imyuka y'ishari, imyuka y'urwango, imyuka y'amoko, iyo myuka turayamaganya mu izina rya Yesu. Urakoze mwami Imana yacu, icubahiro n'icyawe no kuganza none nibe bidashira. Reka dukomere umwami amashyi cyane. Twongera dukomere umwami amashyi cyane. Umuntu waza ikereka tumuhe mikoro twumve indi gahunda kugira ngo izina ry'Imana rigume ryaguke kandi rihabwe icyubahiro. Nimwakiriza mu Imana. Nimureka bika kanya gato kabisa, ndabizi ko ngiye kugombera akanya. Nimureka bika kanya gato. Nimere ko tuzi mu kanya. Timuje. Koheza Imana icyubahiro. Amen. Ya ni mushitsi aratubaitse. None mumwerekeze. 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 Ureze hano. Eka.